السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. arakoze umuvandimwe wanjye mwarimu mwiza ubanje kutugezaho ijambo ry'Imana, ariko intego ye kwari kubasuhuza avuga ati amahoro y'Imana abane namwe. Rero bavandimwe, niyo ndamutso yacu Abayisilamu nk'uko mubimenyereye. Rero bavandimwe, aho tugeze hose, kuko natwe twifuza amahoro, natwe kandi tuyifuriza na bagenzi bacu, aho tugeze hose turabahifuriza, kuko Yesu nawe yatumye abigishwa be mwabyumvise. Rero Yesu nawe iyo ndamutso yarayikoresheje. Musomaji Yohana 19:20. Yohana 19:20. Yohana 20:19. Nuko kuri uwo munsi bwari bugorobye. Nuko kuri uwo munsi bwari bugorobye. Wa mbere w'iminsi 7. Ari wo wa mbere w'iminsi 7. Abigishwa bose bari bateraniye mu nzu zikinze. Icyo gihe abigishwa ba Yesu bari bateraniye mu nzu, inzugi zari zikinze. Kuko batinyaga Abayuda. Kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza. Ahagarara hagati yabo. Maze ahagarara hagati yabo. Arabaramutsa ati. Amahoro y'Imana abane namwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Rero bavandimwe, na Yesu nawe urumva ko yakoresheje iyo ndamutso, kandi tugomba kugira ikirenge mu cye. Kandi turabizi twese yuko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Nawe rero ndakwifuriza ko iyo ndamutso uzajye uyikoresha usuhuza abo usanze abo mu rugo rwawe, usuhuza abo ugiye gusura, aho ugeze hose uzajye ubifuriza amahoro. Uwiteka nawe azanezerwa, azishima. Rero bavandimwe, umuntu ashobora kukwifuriza amahoro ariko atabikuye ku mutima. Rero ashobora kukwifuriza amahoro ari mu kanwa gusa, ari ku rurimi gusa, ariko atagukunze, umutima we atagukunze. Ese bavandimwe, byaba bimeze bite? Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 4:20. Urwambere rwa Yohana 4:20. Nirikagira ati, iragira gutya: umuntu navuga ati nkunda Imana. Nuko rero bavandimwe, umuntu navuga ati jye nkunda Imana, ariko akanga mwene se, ariko akaba afite uwo batavuga rumwe, uwo bavindimwe, uwo baturanye, uwo bari kumwe b'itsinda, ariko ngo akanga mwene se, azaba ari umunyabinyoma. Bavandimwe, azaba ari umunyabinyoma. Kubera iki? Kuko udakunda mwene se yabonye. Mwene se bavandimwe, udakunda mwene se abana nawe ibihe byose. Atabasha gukunda Imana atabonye. Ntabwo yabasha gukunda Imana atabona. Kandi dufite itegeko ryaturutse kuri yo ngo, dufite itegeko ryaturutse ku Mana yacu rivuga ngo ukunda Imana wese akunde na mwene se. abanze akunde na mwene se. Mwene se nshuti muvandimwe, wowe ufite uwo mutavuga rumwe, uwo muturanye, udakunze, mutavuga rumwe, yewe utanasuhuza, bavandimwe muhurira mu nzira ntibavuge uti waramutse. Bavandimwe, ibyo byaba bimaze iki? Kandi ukavuga uti mfite imirimo itandukanye, genda senga, genda imirimo n'iyi mu rusengero runaka cyangwa se mu musigiti runaka, genda ufite imirimo ikomeye, genda umukozi w'Imana. Aho se muvandimwe, wowe uvuga ngo ukunda Imana, gukorera Imana, ufite uwo muvandimwe, uwo muturanye, udafasha, udasuhuza, utifuza amahoro, ibyo byaba bimaze iki? Rero bavandimwe, birakwiye ko niba tuvuga ko dukunda Imana, tubanze dukunde na bene data, abaturanyi, abo duhuriye mu makoperative atandukanye, abo muri uwo munsi. Bavandimwe, kuko dufite inkomoko hamwe, inkomoko imwe, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Malaki 2:10. Musomaji Malaki 2:10. Mbese twese ntidusangiye data, ari we Adamu. Imana yaturemye si imwe. Nicyo gituma umuntu wese ariganya mwene se. None nshuti muvandimwe, ni iki cyatuma uriganya mwene se, cyangwa se ubangamira mwene se, ubangamira mugenzi wawe? Tukisezerano ry'abasogokuruza, maze tukica isezerano ry'abasogokuruza, ariko ryo gukundana. Bavandimwe, ni kubera iki bavandimwe? Birakwiye ko abantu dukundana kuko inkomoko ari imwe, kuko twese dusangiye data, ari we Adamu, kuko ijambo ry'Imana ribitubwira. Korani 15:28. Musomaji Korani 15:28. Nyandiko iragira iti, zirikana. Nuko rero nshuti muvandimwe, wowe ugihumeka, wowe ukibyuka bikemera, wowe ukigambira gukora imirimo runaka ikemera, zirikana ubwo Nyagasani yabwiraga abamarayika ati, Nyagasani yabwiraga abamarayika ati, mu by'ukuri ngiye kurema umuntu mu itaka ryumye. Ati jyewe mu by'ukuri ngiye kurema umuntu mu itaka ryumye, mw'ibumba ry'umukara rihindagurika. ariyo mpamvu
ugasanga umubyeyi w'igikara abyara umwana w'inzobe ugasanga umuntu muraturanye urugo ku rundi ariko umwe ni umuzungu undi ni umwirabura afite uruhu rwera ariko undi ugasanga ni umwirabura ibyo ni uko Imana yashyizeho itegeko iteka iti naremye umuntu mu itaka ryumye ariko rizahindagurika uyu munsi ushobora kuba uri inzobe ejo ukaba igikara kubera Imana yabyemeye bavandimwe rero twese uko turi ejo uko usa ejo bundi ushobora kuba wahindutse niyo mpamvu dukwiye kuzirikana aho twavuye iryo bumba ry'umukara buri wese n'umuzungu n'umwirabura n'umwarabu uwo yavuye niwe yakomotse bavandimwe Itangiriro 2:7 musomaji Itangiriro igice cya 2 n'umurongo ukiri wa 7 Uwiteka Imana yamumenye mu mukungugu wo hasi imumekera amazuru umwuka w'ubugingo irangije kumurema imuhumekeramo umwuka w'ubugingo umuntu ahinduka ubugingo buzima aratangira aravuga aratangira aragenda ndetse Imana imuha ubushobozi bwo kwita ibyo bisi byose amazina bavandimwe rero Uwiteka nuko yabigenje bavandimwe Uwiteka uwo mwuka w'ubugingo iyo ukiturimo tuba turi abantu tuba tukitwa abantu ariko uwo mwuka w'ubugingo iyo dushizemo amazina aba menshi ngaho mbona intumbi abandi mbona umurambo abandi mbona mayiti abandi mbona nyakwigendera kandi wari ufite izina ryawe uhita utangira kwitwa andi mazina kubera wa mwuka w'ubugingo wamaze kukuvamo zirikana rero mwuka w'ubugingo ukikurimo ukunda mugenzi wawe kuko twakomotse ahantu hamwe kuko umwuka w'ubugingo ukurimo ni nawe mwuka w'ubugingo uri mugenzi wawe iyo ugushizemo icyuba ni nacyo mugenzi wawe aba iyo uwo mwuka w'ubugingo umushizemo rero zirikana utekereze ugifite uwo mwuka w'ubugingo Imana yaguhaye kuko nimara kukuvamo ibyawe bizaba birangiye bavandimwe ibyakozwe n'intumwa 17:26 musomaji ibyakozwe n'intumwa 17 n'umurongo ukiri wa 26 yandikira iti kandi Imana yaremye amahanga yose y'abantu ibakomeye ku muntu umwe ibakwirakwiza ku isi yose irangije ibakwirakwiza ku isi yose nk'uko ibihugu biri ninasigaye byimye kuko bikuranye uko yategetse iyo Mana ni nayo yemeye ko haba impeshyi habaho uruhino habaho urugaryi habaho itumba niyo yabitegetse igabanyiriza ingabano z'abantu batuye irangije igabanyiriza ingabano z'abantu batuye iremera ko uturana na runaka undi yemera ko aturana na runaka kugira ngo bashakishe Uwiteka kavandimwe ku ibyo Uwiteka ntabwo yaguturije hariya kugira ngo uzanaganire mugenzi wawe yaguturije hariya kugira ngo uzashakishe Uwiteka ariko mbere yo gushakisha Uwiteka uzabaze kumenya umuturanyi wawe umenye uko yaramutse umenye uko yiriwe umenye niba arwaye umenye niba yaba yorohewe ni Imana yakuremeye kugira ngo ushakishe Uwiteka ntabwo washakisha Uwiteka hari mugenzi wawe wabuze cyangwa se udahari hari mugenzi wawe utazi amakuru ye uko yaraye hari mugenzi wawe utazi amakuru ye nimba yiriwe bavandimwe utazi urimo wirengagiza itungo rya mugenzi wawe niba ari ikintu kiziriko ntabwo Imana ari cyo yakuremeye ahubwo yakuremeye kugira ngo twuzuzanye abaturanyi bacu twuzuzanye abo twashakanye twuzuzanye abo tuvugimwe ni Imana yaturemeye niturangiza tubone gushaka Uwiteka nitumara gukurikiza ibyo tugashaka Uwiteka nawe azatwumva nshuti bavandimwe rero Uwiteka ni urukundo nk'uko nawe ijambo ryiwe naryo ribivuga dukwiye gukundana kuko Imana yadukunze bavandimwe tugakunda bagenzi bacu kuko natwe Imana yadukunze imigani 20 imigani 23 n'umurongo ugera wa 10 yandikira iti ntugashingure imbago nshuti bavandimwe ntabwo Imana yaguturanije na mugenzi wawe kugira ngo uzamubangamire ijambo ry'Imana ngo ntugashingure imbago zerekana ibibi za kera aho mwagabaniraga kandi ntukarengere imirimo y'imfubyi ntugafate imfubyi ngo nuko itagira se itagira nyina ngo ntukarengere imirimo y'imfubyi kuko umurengezi wazo arakomeye azakuburanya umva uwo murengezi w'izo mfubyi cyangwa abatishoboye azakuburanya baburanira
azakuburanya ababuranira. Ushobora kuvuga uti uriya ntagira shinge na rugero, uriya ntawe wamukurikirana, uriya ntagikurikiranwa, uwatwara utwe namugura, ariko uzirikane ko iyamuremye izakuburanya iburanira barapfuye zapfuye cyangwa se baratishoye bavandimwe. Birakwiye yuko tutabangamirana. Ibizacyaha bituzenge, biturye iby'abatishoye, biturye iby'imfubyi, biturye iby'abapfakazi, ahubwo babatishoye tubarengere, duharanire icyatuma badakomeza kugirira amarira menshi. Bavandimwe, ntabwo yabize se cyangwa nyina kubera we, kuko ejo nawe byakubaho. Dukwiye kugira ngo dufatanye, dusagasirane, bavandimwe duhuze, maze dutararane, ugize ikibazo tumufashe, yaba utishoboye yaba ubishoboye, abo bose tubatarare kuko nizo nshingano zacu. Inshuti bavandimwe, Samweli wa mbere 6:7 musobaje. Samweli wa mbere 6:7 Imana irabwira Uwiteka abwira Samweli ati, nuko Uwiteka abwira Samweli ati, nurebe mu maso he cyangwa ikirere cye ari kirekire, cyangwa ikirere cye ari kirekire, Uwiteka ati namugaye. Uwiteka ati abo bakora ibyo bareba uko bareba indeshyo, bareba ngo abo bose nabagaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba, kuko Uwiteka ntabwo areba uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba ku mutima. Ariko Uwiteka bavandimwe areba ku mutima, akareba abafite urukundo n'impuhwe, Imana ikazaba hejuru. Abaroma 2:8. Abaroma 2:8. Ariko abafite imitima ikunda kwirebamo ibice, nuko nshuti bavandimwe, abantu bose bafite imitima ikunda kwirebamo ibice, bakunda kurobanura, nibumvire ijambo ry'Imana ry'ukuri, ahubwo bakumva gukiranirwa kw'imitima yabo. Imana izabitura umujinya, abo bose izabitura umujinya, uburakari n'amakuba n'ibyago, nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha. ibyo byose nibyo Imana izateza umuntu wese ukora ibyaha. Utekereze uzirikane ibyaha ukora simbizi, ariko wumve ko ibyo ngibyo tumaze kureba ari byo izateza abanyabyaha banze kumvira Uwiteka, banze kumvira ijambo ry'Imana, banze gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ririmo. Bavandimwe, Imana dutegeka rero birakwiye yuko twumvira Uwiteka, birakwiye ko tubana neza nk'uko bikwiriye bavandimwe, kugira ngo ibyo byago byose bitazatugeraho. Bavandimwe rero, bavandimwe, ibi byose mubona uko tubisanga ni nako tubisiga. Bavandimwe, Yobu 20:1, Yobu 1:20, Yobu 1:20. Nuko Yobu aherako arahaguruka, ashishimura umwitero arimoza, yikubita hasi yubamye, arangije yikubita hasi yubamye, aravuga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Ati jyewe Yobu navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ubu byose Uwiteka niwe wabimpaye, none ndabisize. bavandimwe, bikabibwa n'abandi. Ntabwo bikwiye yuko bitandukanywa n'iby'isi. Bavandimwe, iyo mirima mukumva ayo masambu, abantu benshi barimo barapfa. Hari imanza nyinshi birunze, ndetse bikazamuka bigakomeza no hejuru, ndetse bikajyamo n'inkiko. Bavandimwe, abantu bapfa kandi ko tubipfa. Bavandimwe, niko twabusanze niko tuzabusiga. Basogokuru bacu barabusanze ariko barabusize. Urabona musobaje kwigisha, uraba bibabaje, turi gupfa iby'isi, tugapfa imitungo, mu gihe twavaga mu nda za mama wacu nta n'igiceri cy'ijana wazanye, nta n'agakabutura umwana yaje yambaye, nta n'akenda kaguhisha urugambure bwawe, nta n'igiceri cy'ijana, nta n'agataka wari ufite mu ntoki. Ntibishoboka. Ariko ugasanga aho ukuriye ugiriye ubwenge nibyo uri gupfa n'abaturanyi bawe, wirirwa mu manza z'urudaca za buri munsi, muri gupfa ubutaka, ubutaka bwanjye bw'isambu yanjye, ubutaka bwanjye bavandimwe, muri gupfa ibintu uzasiga rwose. Yobu rero yabonye ko byose ari ntacyo bimaze, aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ntacyo nambaye, nta n'icyo njyanye. Bavandimwe, nk'uko twese tubizi,
umuntu apfuye iyo umuntu avutse nta kintu asanga mu isi nako nta kintu avana mu nda ya mama we kandi niyo umuntu apfuye uretse umwenda nta wundi mugabane ajyana ahenshi bajya bavuga mu isanduka ngo niyo majyambere ajyanye ngo niyo mutungo ese bavanywe iyo sanduka y'amafaranga ari gusa azize iki bavanywe kuriya y'ijyana ukayishyiramo n'ubundi ikazabura ese abakera bahabwaga mu birago ntabwo bazazuka ariyo ugasanga abantu barimo baronona baragira gute ngo bisabuka iziwe ndetse na miliyoni ibyagatunze umuryango urabijya bishyize munsi y'ubutaka bimaze iki nawe ubwe bavanywe iyo umuntu apfuye imyenda ye yose barayisaka n'igiceri cy'ifaranga kera kikibaho bakakimukuramo hari n'aho byageraga wenda n'ibikosi by'amapantaro cyangwa by'imyenda bakabimukuraho undi mutungo ujyana urimo uraharanira hano mu isi mu bubi bakubwira ngo wegere Imana bakubwira ngo ubane n'Imana ukabyanga ukajya gushakashaka urindarinda zirakubwira ubutunzi wubaka amazu ugura amaka kandi iyo upfuye inzu yawe isigara zirakubwira amatungo bashobora guhora kuri cya kibazo cyawe mu isi niba wari umukire bakagishyira hasi bakakirya ubaruhira iki wakwegereye Imana ibyo mu isi tukabishaka nyuma ariko twabanje gushyikira Imana rero bavandimwe birakwiriye ko ibyo mu isi ntabwo bikwiye kuducumuza ibyo mu isi ntabwo bikwiye kudutandukanya nshuti muvandimwe hari ibintu bitatu wongera ngo badusomere mwene Siraki 25 mu rwa mbere mwene Siraki 25 n'umurongo ugira uwa mbere nyandikira iti hari ibintu bitatu umutima wanjye wifuza bigashimisha Imana n'abantu icya mbere ubwumvikane mu bavandimwe mureke babwire iyo bavandimwe bumvikana bashyira hamwe bagahuza inama ibyo bagiye gukora biratungana bikagenda neza iyo bashyize hamwe usanga ari byiza cyane uwo muryango abantu bose bafata icyitegererezo bati umuryango wo kwa runaka urakundana usanga niyo mubyeyi agiye guhana abana be ababwira ati ariko mwabana mwe mwajye mwabana bo kwa runaka ariko mwabana bati bose mwajye mumara nk'abana bo kwa runaka bati cyangwa se bati yaba umuryango wacu wari umeze nk'uwo kwa runaka ugasanga mwikize wese akiza uwabo ariko ugasanga abantu batandukanye ntabwo yifuza ko mugenzi we azamuka yashaka no kuzamuka ugasanga yashaka kumugisha inama akamuyobya mu bwumvikane bavana icya kabiri ubucuti mu baturanyi bavanywe kera nkiri mutoya najyaga mbona ukuntu iwacu babanaga abaturanyi bakabana imiryango ikabana ugasanga niba ari ikigage kubera ko twabonaga ikigage cyangwa urwagwa iwacu hari ikigage ugasanga baratararaza abana yenda kwa runaka ubutubwiraza hano saa munani bageze hano yenda kwa runaka gutyo yenda kwa runaka hari hazaba n'umunsi mukuru wo kuri Noheli ugasanga abantu bateranye iminsi mikuru ugasanga abaturanye umwe arenga undi akazenga ejo undi akazenga ejo muri buriya ese niyo ikiba bavandimwe ubwumvikane mu baturanyi ni bande bacyumvikana ijana ku ijana maze itungo ry'umuntu uko yavugaga rirakikiza ibiko ngo umubyeyi runaka ati umuyihorera bagiye kubona hariya tumureke babafite amafaranga barananiranye urabona iyo abaturanyi bafitanye ubucuti babanye neza usanga aribo bantu babanye neza muri karitsiye wajya gukoresha inama nka mudugudu yabasuye akababwira ati ariko mujya mubona ko urugo rwo kwa runaka n'urwo kwa kanaka babanye neza ugasanga nta tungo ryakonera undi ararutangira ari kurizirika ugasanga babanye neza kugeza ubwo babatangaho urugero rwose icya gatatu umubano mwiza w'umugabo n'umugore umubano mwiza w'umugabo n'umugore umugabo ubanye neza n'umugore we usanga kenshi batangira ngo umugore biramuhereza ati abandi bagore ugasanga ariko se we ahantu wagiye ngo waturange ukuntu kujya n'umugabo wawe ukuntu mugendana ukuntu sinakubwira iyo njyewe hari igihe ngiye kuvuga ngo turabadasigana